mukunzi wa filime nyarwanda umva ko warebye nyinshi iyo tukuzaniye ni filime nziza cyane isohotse uyu mwaka yitwa Sikubwabo series. Ni filime ivuga ku mugabo w'umuhehesi witwa Desire wateye umukobwa inda amusiga mu cyaro atazi yuko amuteye inda, nyuma aza kubyara umwana aza afite ikibazo cy'amaguru. Undi se wazansuye mu rugo tukabiganiraho. Ubu nzagira guhanga ariko mana we isa ariko sibundi nagatangajwe. Ubundi nabyarana n'iriya ngegera y'umugabo kagira ngo nabyara ikintu kizima. Uranyanga. Ku rundi ruhande Desire amaze igihe i Kigali yashatse umugore ariko akomeje uburaya bwe, none yadukiriye n'abakozi bo mu rugo. Yo, nyuma yuko Cecile akomeje gutotezwa mu cyaro na mama we, aje i Kigali atoragwe n'umugore wa papa we. Waramutse neza? Naramutse. Kwashize umwanya nkubona hangaha. Ufite ikihe kibazo? Desire nashaka Cecile we mu rugo kuko aramubangamira cyane. Abantu bazagizona nk'umuntu wese ufashe imbago, undi wese yagwanitse akaguru, uteruruzane mu rugo. Mbabarira. Reba ukuntu bigenza ikibazo yimvaho bwire, sibyo? Ese Suzana namenya yuko Desire asigaye abana n'umukobwa we, bizagenda bite? Ese Cecile namenya yuko ibi byose abikorerwa na papa w'umubyara mu nda, bizagenda bite? Iyi filime izagica kuri YouTube channel yitwa jmkfilms.1 ni kuwa gatatu ndetse no kuwa gatandatu. Kora subscribe kugira ngo episode ya mbere itazagucika. Ni kuri wa gatandatu tariki 25 z'uku kwezi kwa mbere 2025 saa 4 za mu gitondo kuri jmkfilms.rimwe. Niba mutarabonye remarque y'urwo ruga ya leta ibabwira ko ibicuruzwa byayo bimeze nabi, hanyuma ariko hari amakuru nzi none après ibyo ni ibyo byita rumaze ibyo bita rumaze ntabwo dukora kuri rumaze kugira ngo uyu mugabo ave muri kampani yacu bisaba iki?